viza, tike, pasiporo bizajyana umuntu mu ijuru ni ibihe? Ni igiki umuntu azakora ngo azajye mu ijuru? Iyo dusomye ijambo ry'Imana imirongo irenze 100 muri Bibiliya mu isezerano rishya ivuga yeruye neza ko ikintu kimwe kizajyana umuntu mu ijuru ni ukwizera Yesu, kwizera amaraso ya Yesu. Iyo dusomye ijambo ry'Imana muri Yohana igice cya 3 ku murongo wa 16, Bibiliya iravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Urumva, kugira ngo umuntu atarimbuka, kugira ngo umuntu ahabwe ubugingo buhoraho, dushingiye kuri uyu murongo nuko asabwa cyangwa icyo akora ni ukwizera Yesu kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Yohana igice cya 14 ku murongo wa 6, Yesu ubwe yarivugiye aravuga ngo ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa Data ntamujyanye. Yesu niwe bugingo, kumwizera bingana no guhabwa ubugingo. Niwe nzira ikugeza mu ijuru, nta handi waca hakugeza mu ijuru atari uguca kuri Kristo. Nuvuga ngo niwe nzira, niwe muhanda tunyuraho, niwe dutambukaho, niwe nzira, niko Yohana yavuze. Iyo dusomye ijambo ry'Imana mu byakozwe n'intumwa igice cya 4 ku murongo wa 12, Petero yaravuze ngo kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru abantu bawe gukirizwamo ritari izina rya Yesu. Bibiri kongera ikavuga ngo umuntu wese uzambaza izina rya Yesu, ni Paulo wabivuze mu Baroma, azakizwa. Ni ukuvuga ngo rero ishingiro ry'agakiza k'umwana w'umuntu riri muri Kristo. Ubundi iyo bavuze agakiza, gukizwa, birumvikana ko ni igikorwa utikorera, ni igikorwa ukorerwaho n'undi muntu. Umuntu yakijijwe, urumva siwe wabyikoreye. Udukiza rero ibyaha ni Yesu, kuko niwe wenyine Bibiliya ivuga ko atigeze amenya icyaha, nta cyaha cyari muri we kandi ntiyigeze akora icyaha. Urwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Abakorinto igice cya 5 ku murongo wa 21, Bibiliya iravuga kuko utarigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu yizeye Yesu, ako kanya ahabwa nk'ingurane. Ibyaha yakoze byose bijya kuri Yesu kandi Yesu yamaze kubibabarizwa. Hanyuma ugukiranuka kwa Yesu, ukwera kwa Yesu kukaza kuri wowe. Ni ukuvuga ngo habaho igurana, exchange. Umuha ibyaha akaguha gukiranuka kwe. Uwo munsi rero iyo umwizeye kubw'amaraso ye, kuko wakiriye gukiranuka kwe kuri konti yawe, ku buzima bwawe, Imana iyo ikubonye ntabwo iba ikikwita umupagani, ntabwo iba ikikwita umunyabyaha, ahubwo ikubonamo uwera, ikubonamo intungane, ikubonamo umuziranenge. Hari indirimbo iba mu gitabo cy'indirimbo za Protestanti ivuga ngo Uwiteka mucamanza. Ni indirimbo y'120 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Ngiye mbonyeho amaraso ntashira urubanza rubi, ahubwo anyita umukiranutsi. Imana iyo ikubonye muri Kristo, iyo wamwizeye, ikwita umukiranutsi. Uri umukiranutsi 100% mu maso yayo. Hari n'undi muririmbyi waririmbye aravuga ngo nta kindi gihesha gukiranuka mu bisi no mu mu ijuru ukireka kwizera ko wogejwe n'amaraso ya Yesu masa. Undi nawe wa 90 mu ndirimbo zo gushimisha Imana aravanga ibyo twakora byose n'umwete wacu wose n'agahinda gasaze n'amarira adashira ngo byose ntibyashobora kudukuraho ibyaha. Arakomeza aravuga ngo ntacyo nzanye mu ntoki kibasha kunyiza, simfite icyo naguha ngo nizeye umusaraba wowe wamfiriyeho niwo njyaniringe. Agakiza haleluya gapfunyitse mu mwana w'Imana Yesu Kristo. Iyo rero tumaze gukizwa, hari ibintu 9 tubabyo. Ese ubiki muri Kristo? Uri igiki? Ndinde muri Kristo Yesu.
ibyo bintu tuzabirebaho ku munsi w'ejo. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Yari mwene so Imana irumva Dieudonné.